Haleluya bene data. Yesu ashimwe. Ngiye muvugana ni Habinshuti Jean Claude. Tukaba turi kumwe kuri uyu muyoboro w'umukiza gospel. Imana ibaho umugisha aho muri mu mpande enye z'isi zitandukanye. Imana ikomeze ibarinde mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Muri iki gitondo rero reka dufatanye ijambo ry'Imana turisangire. Dusanga mu Migani, mu gitabo cy'Imigani ibice 4, dusomeye ku murongo waho wa 7. Haranditse ngo ubwenge muri byose nibwo ngenzi. Nuko rero shaka ubwenge, ndetse ibyo utunze byose ubishakisha ubuhanga. Haleluya. Imana ishimwe. Ijambo riratubwiye ngo ubwenge ni ingenzi muri byose. Imana ishimwe. Ahangaha iyo urebye neza hano mu isi, umuntu twita umunyabwenge ni umuntu wize amashuri menshi. Ikindi kandi Banyarwanda baravuze ngo ubwenge burarahurwa, bikaba bishaka kwerekana yuko ubwenge bajya kuburahura mu ishuri. Imana idufashe cyane. Noneho rero umunyabwenge nta kindi tumurebesha, tumubarira mu mashuri yize. Rimwe tukavuga ngo uyu nguyu ni umunyabwenge mu mibare, azi imibare rwose ni umunyabwenge. Uyu nguyu avuga icyongereza neza ni umunyabwenge. Uyu nguyu ni umudokiteri w'umunyabwenge, kubera ko yize amashuri menshi ajyanye no kuvura. Ariko ahangaha Bibiliya iratubwira ngo iki? Iratubwira ngo ubwenge ni ingenzi. Ahangaha wakwibaza ati ubwenge Bibiliya ivuga, ese ni ubwenge bwo mu mibare? Ni ubwenge se bwo mu Gifaransa? Ni ubwenge se bwo mu butabire? Bibiliya rero iratubwira ngo ubwenge ni ingenzi. Ubwenge Bibiliya itubwira ni ubwenge butubashisha kugera ku Mana. Haleluya. Ni ubwenge butubashisha, haleluya, kuzagera iyo badapfa. Haleluya. Imana ishimwe. Kuko ubwenge bw'isi burashira. Abantu bari bazi ubwenge mu minsi ya kera ubu ntibakiriho. Abo twitaga abahanga mu minsi ya kera ubu ntibakiriho, ntibakivugwa. Ariko haleluya, Uwiteka uyu munsi wa none arashaka kukwereka ubwenge bwa nyabwo ubwo aribwo. Haleluya. Buriya rero ubwenge, hari ubwenge n'ubuhanga. Imana idufashe cyane. Buriya ubwenge akenshi, haleluya, umuntu ufite ubwenge baravuga ngo uriya muntu ni umunyabwenge. Ariko noneho umuhanga ni umuntu umeze ute? Umuhanga ni wa muntu, haleluya, ugenda akaba afite ubwenge, ariko bwa bwenge akumva budahagije, agakora n'ubushakashatsi. Haleluya. Agakora n'ubushakashatsi butuma ibyo avuga bya bindi avuga by'ubwenge, haleluya, buri muntu wese abona ko ibyo bintu ari ukuri. Haleluya. Yakora bwa bushakashatsi akabona findings, cyangwa se akagera ku bintu bibasha gushyigikira bya bindi bwa bushakashatsi yakoze, cyangwa se bibasha gushyigikira za ngingo ze. Hanyuma umuntu akavuga ati uyu muntu rwose ni umuhanga pe. Ibyo avuga abivugana ubuhanga. Haleluya. Birimo ukuri kuzuye. Imana ishimwe. Haleluya. Reka rero turebe uko Imana ibibona. Haleluya. Imana yo iyo tugiye mu gitabo cya Yobu, haleluya, haranditse ngo kubaha Imana nibwo bwenge,
kuva mu byaha niko kujijuka. Haleluya, Imana ishimwe. Ku Mana ubwenge ni ukubaha Imana. Haleluya, haleluya. Noneho ibyo ntibihagije, kujijuka kwa nyako, haleluya, Imana ishimwe, ni ukuva mu byaha. Bene data, iyi si yugarijwe n'ibyaha byinshi. Ibyo byaha bizanwa n'umwanzi Satani, kubera yuko adashaka yuko hari umuntu n'umwe washyikira Imana, ntagashaka ko hari umuntu n'umwe wamenya Imana, ntagashaka ko hari umuntu n'umwe wakubaha Imana. Noneho rero abantu baragiye bubaha Satani, bakora ibyaha, barasayisha, maze ibyaha biragenda bibisayo, gahinda gasaze kuri bo, ku buryo ubu badashobora kubyikuramo. None se mwene data, nta muntu wabonye wabaswe n'ubusinzi ku buryo ubusinzi bwamubase kugeza uyu munsi akaba yibaza n'icyamukura mu businzi yarakibuze? None se nta muntu wabaswe n'ubusambanyi uyu munsi akaba yifuza kubuvamo ariko bikaba byarananiranye? Ahora avuga ati, Mana uwamfasha nkava mu iki cyaha cyamboshye cy'ubusambanyi, ariko byaranze. Satani yaragiye abohesha abantu iminyururu y'ibyaha ku buryo uyu munsi badashobora kubyivanamo. Imana idufashe. Abagabo baragiye bataba abagore babo, baragenda, Satani arababoha ku buryo badashobora kwikura hariya bacyuye. Ariko uyu munsi wa none, haleluya, Imana iravuga ngo shaka ubwenge. Haleluya, shaka ubwenge. Imana ishimwe. Uyu munsi hari umuntu witwa bwenge, niwe ndagira ngo nkurangire. Haleluya, uwo bwenge ni Yesu. Haleluya, Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Mwubahe uyu munsi wa none, umucire bugufi, niwumva ijwi rye, niwinangira umutima. Haleluya, erega umwami Yesu araguhamagara. Haleluya, Imana ishimwe. Nk'uko umwami Yesu yahamagaye Barutimayo, nk'uko umwami Yesu Kristo, haleluya, yahamagaye ba Petero akababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Haleluya, uyu munsi umwami Yesu araguhamagara. Nta wundi muntu ufite urufunguzo rwo kubaho kwawe, nta wundi muntu ufite urufunguzo rwo kugukiza usibye Yesu Kristo, umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Nukuri biragaragara ko abantu bagufata nk'umuntu ufite ubwenge kubera amashuri menshi wize, ariko wareba neza ibyo ukora ugasanga uri umuswa, uri n'umuswa rwose ukwiye kubabarirwa. None se koko uri umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga, ubusambanyi bwakuboha bukakugira umuretwa? None se uri umuntu w'umuhanga, waba uri umuntu unywa itabi kandi warize ukanywa itabi, none ibihaha byawe byenda guturika kubera itabi, ibihaha byawe byaraboze kubera itabi? Ese ubwo bwenge bumaze iki? Ko wize imibare myinshi, kuvuga igifaransa neza ukavuga n'icyongereza neza, ariko ibihaha byawe bikaba bigiye kubozwa n'itabi, bikumariye iki? Imana idufashe cyane. Ninde muntu wabasha kugukiza? Ninde muntu wabasha kugukiza agacagagura iyo migozi yose umwanzi Satani yakubohesheje? Ni Yesu Kristo, umwana w'Imana wenyine wabasha kugukiza. Dore ubona umuntu yagize icyo ageraho, ukagira ishyari, ukamugirira ishyari, ukumva wamutega ibico, ubwo se n'ubwenge? Reka da, ubwo n'ubwenge buturuka kuri Satani. Ariko haleluya, ubwenge buturuka kuri Yesu. Haleluya, n'ubutanga amahoro, n'ubutanga umugisha, n'ubutanga umunezero, n'ukugira neza kwa Yesu. Haleluya, Imana uyu munsi wa none, haleluya, mu izina rya Yesu Kristo, umwana wayo n'umukiza wacu, irashaka kugukiza.
haleluya, ikaguha ubwenge bwa nyabwo n'ubuhanga bwa nyabwo, haleluya, bubasha kugukiza ibyago n'amakuba mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi wa none bohoka mwene data, bohoka mu izina rya Yesu. Ndakwaturiraho kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwaturiraho umugisha w'Imana, ndakwaturiraho agakiza ka Yesu uyu munsi wa none, haleluya. Uhindukire hanyuma ugarukire umwami Yesu, arakugirira ibambe rwose pe, haleluya. Yesu Kristo yicaye ku ntebe y'imbabazi, araguhamagara ngo ngwino nkugirire ibambe, ngwino mubohore ibyo byose byakugize imbata. Yesu Kristo arashaka kugira ngo akubohore, wowe mwemerere gusa umwakire mu mutima wawe. Niba uyu munsi wumva iri jambo hari aho rigukoze, kandi iri jambo ritunze urutoki ku byawe, Imana haleluya iguha umugisha, kuko uyu munsi haleluya Imana ivugiye muri iri jambo kugira ngo igutabare. None rero reka usubire muri aya magambo, vuga uti mwami Yesu, uyu munsi wa none nyumva ubutumwa bwiza, ndahindukiye, nshaka kugukurikira, nanze ibyaha n'ibisa nabyo. None Yesu, ngwino ube mu mutima wanjye, nubwo hari ibyambase ngwino mbature mu izina rya Yesu ryera, amena. Uyu munsi wa none reka musengere. Mwami Yesu, uyu muntu ufashe icyemezo cyo kuva muri ubu bubata bw'ibyamubase, uyu munsi wa none umukize mu izina rya Yesu Kristo. Ibi bimubashye byose bicagagurike mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye none ahangaha atangira urugendo rugani wawe mu bwiza bwawe, mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana usumba byose, amena. Imana iguha umugisha mwene data.